wowe uneze amatwi, waba uri hano mu Rwanda, waba uri mu bindi bihugu byo hanze y'u Rwanda, ariko ukaba wemera Imana, niba utagira umwanya wo kwiherera ngo usenge Imana, iri juru uri kuririmba, iri juru uri kubwiriza abandi, iri juru uri guhanurira abandi, ntabwo uzarigeramo. Iyo umuntu yasenze Imana hari amoshya atamufata. Ubu muri iyi minsi urayakona ukabona korari y'abantu 100, ugasanga abantu batari abasambanyi ni mbarwa, n'utari umusambanyi ugasanga ni umusinzi, utari umusinzi ugasanga ni umujura. Ukareba imbuto z'umuntu muri korari nibura wabasha gusoromaho. Turirwa mu butayu ugasanga abantu bari guhirika amabuye, ati umwanzi wanjye ndamuhiritse. Ugasanga abantu nuko nguko barakubita inkoni hasi, batuko nguko niko nkubisa bandwanya. Oya, dore abahanuzi benshi bagiye babarya ibyanyu bababeshya. Umuhanuzi akababwira ngo ndakugira ku musozi, kandi ari kukubeshya, yarangiza akakurya ibyawe, akakubwira ngo mereza amafaranga y'itike, kandi ari kukubeshya. Ariko ndagira nkubwire ngo niwemera tugafatanya gusenga Imana, urabona umuntu agenda muri vewiti ya miliyoni 100, ukabona yuko we yagezeyo. Ariko burya buri muntu wese aba afite agahinda ke. Urabona umuntu ataha muri etaje ukagira ngo we yagezeyo. Numvishe shaka yuko tuganira ku ijambo ryitwa gusenga, cyangwa se imbaraga zo gusenga. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Turasoma igice cyaho cya 5, dusome n'umurongo waho wa 13. Turasoma tugeze hepfo gatoya. Haranditswe ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana, muri mwe hariho urwaye natumire abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza umwero wabwo. Imana ishimwe cyane. Nkuko mbabwiye, uyu mwanya ashatse kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga gusenga. Usanga abantu benshi bakunda kuririmba, ariko gusenga bikabananira. Ugasanga abantu benshi barashaka amazina y'icyubahiro, kwitwa umuhanuzi, kwitwa umuvugabutumwa, kwitwa pasiteri, kwitwa perezida wa korari, kwitwa dirijante, amazina nk'ayo ngayo. Ugasanga abantu barabikunda, ariko twagera
ku kintu cyitwa gusenga, ugasanga iyi ngingo inanira abantu benshi. Yewe n'usenga agasenga by'umwihariko ari ukuvuga ngo niba muri korali bavuze ngo kuwa gatatu ni amasengesho, batazampagarika ngo ku cyumweru sindaririmba. Ugasanga niba itorero ryavuze ngo kuwa gatanu ni amasengesho, ugasanga umuntu agiye gusenga ngo n'ubundi ngo batazanyibazaho. Ariko ijambo ryatubwiye ngo niba hari umuntu muri mwe ubabaye nasenge. Buriya uganiriye n'abantu ukabwira umuntu ngo mbwira ibintu 10 bigutera kwishima, ashobora kukubwira ati njyewe nta bintu bintera kwishima kuko nifitiye ibibazo byinshi. Ariko ubwiye umuntu ngo mbwira ibintu 10 bigutera gutuma utanezerwa, yakubwira na 15. Njya nkunda kubwira abantu ngo burya urabona umuntu agenda muri vewiti ya miliyoni 100 ukabona yuko we yagezeyo, ariko burya buri muntu wese aba afite agahinda ke. Urabona umuntu ataha muri etaje ukagira ngo we yagezeyo, wabona umuntu ataha muri kadasitere yiwe ukagira ngo we yagezeyo, ariko nyamara burya muri we usatuye umutima we wasanga hari ibintu byinshi, wasanga muri we hari uduhinda twinshi dutuma arara adasinziye. Ushobora kubona ari muri etaje ariko yatekereza ideni rya banki afite, akarara adasinziye yibaza ngo ririya deni nzagishyura binyuze mu yihe nzira. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona atwaye rava nziza, rande kuruze nziza, atwaye vewiti nziza, atwaye imodoka nziza rwose yihagazeho, ariko ugasanga niba ari umugabo, ugasanga mu rugo rwiwe ntajya agira guhuza n'umudamu we. Ibyo bigatuma n'ubundi yagatwara imodoka ariko afite agahinda mu mutima. Ariko nyamara ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niba hari ubabaye asenge. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niba hari umuntu ubabaye asenge. Nta kindi gishobora kumara imibabaro y'abantu uretse gusenga. Abantu benshi bafite imibabaro ariko gusenga bikabananira. Niyo mpamvu umuririmbyi wa 49 yararirimbye yuzuye umwuka w'Imana mu gushima Imana, aravuga ngo ibihe senga Uwiteka nibyo bintarura mu magarara. Ndetse aza no kugera ku gice cya 2 aravuga ngo ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza. Buriya tugiye mu bihe byo gusenga, mfite ubuhamya butandukanye. Ushobora guhura n'ikibazo ukirukanka hirya no hino, niba wajya mu bapfumu, niba wajya mu bavuzi, ibintu bikanga, kandi abo bose niko bari kukurya ibyawe. Nyamara gusenga nta gishoro, igishoro ni amavi. Wapfukama wasenga Imana, Imana ikagutabara, Imana ikakurengera, Imana igakemura ibibazo byawe kubwo gusenga.
ndimo mbwira abantu muri iyi minsi, nimureke tuve mu ntege nkeya z'iyi minsi, ahubwo twegera Imana dusenge. Njya nkunda kubwira abantu ngo niyo waririmba akarijana, ukaririmba ngo ndi kujya mu ijuru, ningera mu ijuru nzaririmbana n'abamarayika, ningera mu ijuru nzicarana n'umwami wanjye, ariko udasenga ntajya uzageramo. Urugendo turimo rurimo abadayimoni bagenda barwanya abera bisumba byose. Iyo gusenga utabishoboye bagutsinda mu nzira. Ubu wakwereka abantu benshi baguye mu nzira, ukareba abahanzi baguye mu nzira, ukareba abaririmbyi baguye mu nzira, ukareba abapasiteri baguye mu nzira, niho wamenya yuko ukwiriye kwitwa umugenzi ujya mu ijuru, ariko unafata umwanya ugasenga. Wowe uneze amatwi, waba uri hano mu Rwanda, waba uri mu bindi bihugu byo hanze y'u Rwanda, ariko ukaba wemera Imana, niba utagira umwanya wo kwiherera ngo usenge Imana, iri juru uri kuririmba, iri juru uri kubwiriza abandi, iri juru uri guhanurira abandi, ntabwo uzarigeramo. Ndakubwiza ukuri, imyuka mibi duhangana nayo, Pawulo yaravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi yo mu kirere, dukirana n'abatware bategeka isi y'umwijima, dukirana n'ibifite ubushobozi. None wowe kumva yuko kujya mu ijuru ari ukugenda boshye ujya mu mbere ujya kuryama iwawe? Ntabwo uzi imbaraga Satani yashyize kubera bisumba byose. Iyo hatabayeho gusenga, ndagira ngo nkubwire ngo byanga bikunda, umuntu yitwa umukirisitu akadindirira aho ngaho, akazagwa mu rugendo, ubundi ibyo bikazarangira gutyo. Niyo mpamvu uzakubona ukabona umuntu araje arahitinze, ni umuhanzi runaka, ni umuvugabutumwa runaka, ariko wajya kubona ukabona Satani amuteze umutego. Niba ari umukobwa akamushukisha amafaranga, mu kanya gatoya ngo yasambanye. Niba ari umugabo wajya kumva Satani yamuteze Delila, wajya kubona ukabona abaye nka Samusoni, ugasanga amaso barayanogoye, agasigara n'ubundi ari umusyi w'ingano z'Abafilisitiya, n'ubundi ari impumyi atareba, kandi yari umukozi w'Imana. Biteye agahinda bene data. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yajyaga gusenga mu butayu, arababwira ngo harya ntimubashije kuba maso n'akanya gatoya? Arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Imana ishimwe. Iyo umuntu yasenze Imana hari amoshya atamufata. Ubu muri iyi minsi urayakona ukabona korari y'abantu 100, ugasanga abantu batari abasambanyi ni mbarwa, n'utari umusambanyi ugasanga ni umusinzi, utari umusinzi ugasanga ni umujura. Ukareba imbuto z'umuntu muri korari nibura wabasha gusoromaho zikagufasha, ukabura n'umwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose bituruka ku kudasenga. Kandi nimvuga amasengesho, ntabwo ari ya masengesho y'ikigare yo muri iyi minsi. Ugasanga umuntu arasenga amasengesho yo mu kigare. Ayo masengesho yo Imana irayarambiwe. Imana ikeneye amasengesho n'ubundi umuntu asenga, agasenga bikuye ku mutima, agasenga byemejwe n'umutima we. Kandi mu byo usengera byose, nubwo uri gusenga ngo Mana mpa amafaranga, ese ni bangahe Imana yahaye amafaranga bakagushwa n'amafaranga, bakajya gusambana kubera ya mafaranga babonye? Bibiliya ivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Mujye mwiga no gusaba neza. Nusaba n'amafaranga
ubwira Imana ngo nimbona aya mafaranga ntabwo ari ayo gusambana, aya mafaranga ninyabona nzafasha abakene, aya mafaranga ninyabona nzafasha imfubyi, aya mafaranga ninyabona ni ukuri ntabwo nzayajyana mu byaha ngo njye kunywa inzoga, ahubwo ujye usaba ikintu ariko wongereho n'uburyo Imana izahabwa icyubahiro ku bw'icyo kintu uri gusaba. Niyo mpamvu Hana yasenze haravuga ngo n'umwana w'umuhungu ntabwo ari uwo nzajya nirirwa ndi gukinisha n'ubundi ati bebe ati sheri, oya, ahubwo njyewe nzamugutura abe mu nzu yawe iteka, azaba umukozi wawe. Imana imaze kubona ko ibifitemo inyungu irabishyigikira, irangije imuha Samweli. None twebwe turirirwa ngaho, turirwa mu butayu, ugasanga abantu bari guhirika amabuye, ati umwanzi wanjye ndamuhiritse, ugasanga abantu nuko nguko barakubita inkoni hasi, batuku nguko niko nkubisa bandwanya. Oya, nimureke dusenge ariko dusabe neza. Bibiliya iratubwiye ngo mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, ko nzi ko abanyamibabaro ari benshi, mwaretse tugasenga Imana. Nubwo wihagazeho ni koko wihagazeho mu mabubu meza, wihagazeho mu nzu nziza, wihagazeho mu modokari nziza, wihagazeho koko icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu bya kaminuza urabifite, ufite diporome yabyo, ni koko wihagazeho, ufite akazi kaguhemba, ariko nubwo ibi byose ubifite n'agahinda kenda kumena umutima wawe, wanyemereye tugasenga Imana, tugafatanya gusenga Imana. Buriya nongere mbwira abantu, hari uburyo abantu bajya baduhamagara bati rwose bakozi b'Imana, mukozi w'Imana dusengere. Nibyo gusenga Imana nibyo birumvikana, ariko nanone munyemerere, niba umpamagarira ngo ningusengere, fata umwanya umbwira uti uko biri kose ndifuza ko twafatanya gusenga. Ese ndatanga urugero, ufashe ishoka cyangwa se icyo bita imarabiti cyangwa se indyamwe, ukagenda ukajya gutsinda igiti cyangwa se gutema igiti, noneho cya giti hari ukuntu bashyiramo umugozi bagakurura kugira ngo kijye aho n'ubundi bashaka yuko kiri bugwe. Noneho wowe ugahagarara na ya shoka yawe, ukajya ubwira ba banyembaraga bari gukurura ngo nimwongere imbaraga mukurure, ariko wowe gutema bikakunanira. Ese aho icyo giti cyagwa ngo nuko bari gukurura cyane. Niyo mpamvu bantu mutubwira ngo tubasengere, tugomba kubasengera birumvikana, ariko nimureke dufatanye gusenga. Kandi niba ari icyifuzo ufite, nukuri nidufatanya gusenga, nukuri Imana izagusubiza, nawe ushima Imana. Dore abahanuzi benshi bagiye babarya ibyanyu bababeshya, umuhanuzi akababwira ngo ndakugira ku musozi, kandi ari kukubeshya, yarangiza akakurya ibyawe, akakubwira ngo mereza amafaranga y'itike, kandi ari kukubeshya. Ariko ndagira nkubwire ngo niwemera tugafatanya gusenga Imana, nukuri tugafatanya gusenga Imana, ntago nkubwiye ngo nzanira amafaranga ngo n'ubundi nkugire ku musozi, ahubwo njye ndi kukubwira ngo ngwino dufatanye gusenga Imana. Zana umutima wawe dufatanye gusenga Imana, kandi uyu mwaka Imana izagusubiza, nawe uzayishima. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo ritubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Hariho n'abantu basenga umwanya mutoya, undi mwanya bakabireka, ariko nyamara iyo umuntu asenganye umwete, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Nimureke tugire umwete wo gusenga, Imana izasubiza amasengesho yacu. Ntabwo Imana izirengagiza na rimwe amasengesho y'umuntu wayo. Ijambo ry'Imana muri Luka 18 hari ijambo ritubwira ngo mbese, Luka igice cyaho cya 18 hepfo ku murongo wa 7, hari ijambo riri kutubwira ngo ubwo bibaye bityo Imana se yo nizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro.
mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mbese ubwo bibaye bityo, Imana yose ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ngo mbese yazirangarana? Ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Haleluya. Ariko ikibazo ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Iki ni ikibazo. Watakaje kwizera, ariko ongera ubwire Imana ngo Mana wongere ungarurire kwizera muri njyewe. Herega Yesu yaravuze ngo mufite kwizera mwabwira n'imisozi ngo nitabwe mu nyanja byakwemera. Ariko kubera ko wamaze gutakaza kwizera, ugatakaza icyizere cy'amasezerano wahawe, ugatakaza icyizere cy'imbaraga z'Imana, ukabona yuko ibyo urwana nabyo bidashoboka, ni nayo mpamvu usenga ariko Imana ikakwihorera. Ariko wasenganye kwizera, uwo musozi wakwibwiriza ugakurwaho. Tugiye gusenga Imana, ariko uyu mwanya Imana yongere igenderera umutima wawe, yongere iguhe kwizera, yongere iguhe ibihe byo gusenga, yongere kugarureho umwuka wayo. Kandi ijambo ryatubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, arasenga bishyizeho umwete, aravuga ngo imvura ihagarare. Imara imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Ngo arongera arasenga aravuga ngo Mana ongera ugusha imvura. Ngo nuko imvura iragwa, ngo nuko ubutaka bumeza umwero wabwo. Erega ntacyo Imana yatwima dufite kwizera, kuko turi abana bayo. Ijambo ryawe riratubwira ngo mbese ngo ninde muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Ijambo rikatubwira ngo none ubwo muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru we nazahereza ibyiza ababimusabye? Nimureke muri iyi minsi twige gusenga Imana n'uwo bitarimo, yishakemo imbaraga, ariko dusenga Imana. Uku kwezi kwa kabiri kuba uko gusenga, kwezi kwa gatatu kuba uko gusenga. Ukinisha kurya ukabihagiramo. Ukimara kumva ubu butumwa, nawe ugira uko ubigenza, kandi uzabona ineza y'Imana. Uzaba wo gutanga ubuhamya uvuga ngo numvishe ubutumwa bwo gusenga, nanjye mbigerageje Imana iransubiza. Reka dusenga Imana. Ubutumwa n'ubwawe kandi umwanzuro n'uwawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ngushimiye ko uyu mwanya ubu butumwa budushishikariza gusenga butambutse. Ngaho nyemerera umuntu wese ugiye kumva ubu butumwa, ari abaguye, ari abacitse intege, abaryama badasenze, ababyuka ntibasenge, abamaze gucika intege barafataga ibihe byo gusenga bamaze kubireka, abo bose wongere ubagarukeho. Umwuka w'imbaraga yongere ababature, bongere bagwize imbaraga z'umutima, kandi bongere bagwize imbaraga zo gusenga. Mana ndagushimye kubikoreye kwiyubahisha. Ngaho iyi message uwizageraho wese akumva imureba, Mana akemera kugira icyo akubwira, ari imbere yawe uzamwumva uri mu ijuru, kandi uzamwiyereke mu buryo bw'ibitangaza, mu izina rya Yesu. Amen.